Ni abagore bagaragaje ko kuba abagore b'abasitari bidahagije, ahubwo banagaragaje ko hari ibitero bijya bigabwa ku basitari baje bataje kudamarara, ahubwo ko aho bishoboka hose biteguye guhangana n'abajya batera abasitari babagabaho ibitero bitandukanye. Mu buryo bwose rero biteguye guhangana nabo, barwanirira inkundo zabo cyangwa barwanira ingo zabo. Hari abicecekera igihe abagabo babo cyangwa abatware babo cyangwa abakunzi babo bari kwatakwa, bakicara bakadamarara, ahubwo abagabweho akaba aribo barwana bonyine. Aba rero siko bimeze. Hari abemeye gufungwa, hari abemeye gufatwa uko batari, hari abemeye guharabikwa bitewe n'uko bagaragaye nk'abagore b'indwanyi cyangwa bagaragaye bari kuvuga barwanirira abagabo babo. Bose ntibafate kimwe nk'uko bo muri bo bari kumva impamvu bari kurwanirira abatware babo, bagahimbwa amazina atari meza, ye bagafatwa n'uko batari, ariko bo bemeye kurwana inkundura, barwanira inkundo zabo cyangwa abagabo babo. Iki kiganiro cy'uyu munsi tugiye kurebera hamwe abagore bagaragaye barwanirira abagabo babo. Mbahaye ikaze rero. Mbere y'uko dutangira, njyewe tugiye kubana, nitwa Anizi Uwingeneye. Kora subscribe niba utarayikora, ubundi twikomereze. Mbahaye ikaze. Ni hanyuma y'uko hari ikiganiro cyakozwe na Ngabo Robin, umunyamakuru, aho yabazwaga ku bantu bagiye batandukanye akagira icyo abavugaho. Yaje rero no kubazwa ku muhanzi Tom Close, avuga ko gutwara igikombe cya Guma Guma Superstar cyangwa kuba yaramamaye yakabirijwe ko akora indirimbo mbi. Avuga ko yamugira inama yo kureka kuririmba kuko aririmba nabi cyane. Ibyo rero nibyo byagaragaje ko Niyonshuti Ange Tricia ari indwanyi. Ntabwo byigeze bimushimisha. Ibyo yavuze ntabwo byigeze bishimisha Tricia nk'umugore wa Tom Close, niko kumusubiza ndetse anababaye cyane, anagaragaza yuko yiteguye kurwanirira umugabo we. Tricia rero ntiyumva uburyo Ngabo Robin afata kampani zahaye ibihembo Tom Close muri icyo gihe, radio n'abanyamakuru agatesha agaciro ibyo bakoze. Tricia yasabye Ngabo kujya avuga yivugira ku giti cye, ariko akayirinda kuzanamo abandi banyarwanda harimo n'abamubyaye. Ni Tricia wiyemeje guhaguruka akarwanirira umugabo we mu buryo bwose bushoboka, yirengagiza yuko hariho wenda abashobora kumufata ukundi kuntu cyangwa hariho abashobora nabo kumwataka bakaba bamutuka, ariko we yiyemeje kurwana inkundura, ariko umugabo we ntihagire umuca amazi uko yiboneye. Ni nyuma y'aho yashyize indirimbo ku mbuga nkoranyambaga ze, indirimbo agaca y'umugabo we Tom Close, maze akandikaho amagambo agira ati umugabo cyane. Mu bitekerezo byinshi byaje, hajemo n'ibimuca intege, bimusubiza inyuma mu ntekerezo. Hari igitekerezo cyaje cyavugaga ngo umugabo wawe Tom Close ntashoboye umuziki, ndetse nawe Tricia urabizi. Ni nyuma y'uko Tricia abonye ubwo butumwa bw'uwo mufana, ntabwo yigeze yicara atuze nk'uko uvuze umugabo we aticara ngo arebere. Yahise yibutsa uwo mufana ko akwiriye kwita ku bye cyane, ko ari byo bizamugeza kure. Ni Tricia yagaragaje urukundo akunda umugabo we mu buryo budasanzwe, ku buryo yakemera no kuvuga nabi aho bishoboka uwarengereye kuvuga ku mugabo we, ku muntu ugerageje kuvuga umugabo we ibihabanye n'uko amuzi. Ni Tricia wumvikanye avuga mu gihe hari abantu benshi bavuze ko batari bamuzi nk'umuntu ujya uvuga ku mbuga nkoranyambaga cyangwa wigaragaza, ariko aho bikomeye cyangwa aho bishoboka hose ku mugabo we arahaboneka, cyane cyane ku bantu bashatse kumuvugira nabi umugabo ahita ahagaragara nk'intwari cyane, akarwanira umugabo we. Bone n'ubwo umugabo yaba atavuze, ariko umugore we ahora ari tayari kwitaba igihe umuntu wese umuhamagaye avuga nabi umugabo we, aba ari hafi aho ngaho. Ni muri urwo rwego rero nawe namushyize muri aba bantu b'abadamu barwaniriye inkundo zabo kakahava, cyangwa bavuze cyangwa bagaragaye bumvikanye barwanirira abagabo babo. Undi mudamu ni Miss Iradukunda Elisa. Yabaye Miss Rwanda mu mwaka wa 2017. Ni Miss Iradukunda Elisa kuva yatangira kuvugwa mu rukundo na Prince Kid cyangwa Ishimwe Dieudonné, wari uhagarariye irushanwa rya Miss mu Rwanda. Urukundo rwabo rwaravuzwe, rwaranditswe,
ruririmbwe rwaravuzwe cyane ahantu henshi hatandukanye. Bahimbwe amazina menshi y'abantu bakundanye mu bihe byiza, ariko byagera mu bihe bibi urukundo rwabo akaba ari bwo noneho ruganza cyane kurenza ibihe byiza bigize kubamo. Yewe bahimbwe amazina Romeo na Juliet ndetse n'andi menshi y'abantu bakundanye muri filimi. Benshi bati ntabwo twari tuzi ko urukundo rukinwa muri filimi rubaho no mu buzima busanzwe, ariko Elisa we yaje abishimangira ko ibyo tubona muri filimi bibaho, aho ushobora kurwanira umuntu kugeza n'aho wemeye gufungwa. Hariho abari bazi ko filimi aba ari inkuru zanditswe gusa, ariko Elisa we yaje agaragaza ko izo nkuru aba atari inkuru, hari n'ibibaho mu buzima busanzwe. Rero urukundo rwe narwo rwagaragaje ko filimi aba atari inyandiko gusa, hariho n'ibibaho mu buzima busanzwe. Ni igihe umugabo wa Miss Elisa yafungwaga, aho yari akurikiranweho ibyaha byo gukoresha undi mibonano mpuzabitsina ku gahato, gusaba cyangwa gukora ishimishamubiri rishingiye ku gitsina no guhoza undi ku nkeke. Nyamara ibyo byose biba yari ataraba umugabo we. Niyigize yita ko ashobora no gufungurwa cyangwa ashobora n'ubundi gukora ibyo byose, ariko byazarangira ntakomeze gukundana cyangwa ntibazanabane. Ibyo ngibyo Miss Iradukunda Elisa ntabwo yigeze abishingiraho, we yagaragaje ko ibimurimo hari urukundo, rero yararamweretse kandi ararumugaragariza mu buryo bwose. Hanyuma rero yuko Prince Kid afunzwe, niho rero Elisa yagaragarije yuko ari indwanyi, ashobora kurwanira urukundo rwe mbona nubwo byashyira ubuzima bwe mu kaga. Miss Elisa rero yaje gufungwa akurikiranweho ibyaha byo gukoresha impapuro mpimbano no kubangamira iperereza rifitanye isano n'ibyaha byashinjwaga Ishimwe Dieudonné cyangwa Prince Kid. Elisa nigize yicara ngo atuze igihe umugabo we yari afunzwe. Yakoze ibishoboka byose ndetse nawe yemeye kuba yashyira ubuzima bwe muri gereza, ariko akurikirana urukundo rwe yararurwaniriye pe, yararurwaniriye kugeza naho yafunguwe, maze urukundo rugatsinda. Maze Prince Kid nawe niyigize amubera umuntu mubi, ahubwo yamubereye imfura, dore ko bahise banakora ubukwe bakabana, urukundo rwabo ruratsinda. Ni isomo rero kuri benshi, urugo rwabo cyangwa urukundo rwa Prince Kid na Miss Elisa ni isomo kuri benshi. Elisa yasize umugani ko abasore benshi basigaye bavuga ko bakeneye umugore umeze nka Elisa, ufite urukundo nk'urwa Miss Elisa, dore ko banavuze ko mu gihe abakobwa badafite urukundo nk'urwa Miss Elisa, no kubana nta bihari, ntabyo kubana bihari, nta gushaka guhari, mu gihe urukundo nk'urwa Elisa nta ruhari. Undi mudamu w'indwanyi ni Miss Muyango Claudine. Ni hanyuma yuko haje amakuru menshi avuga ko Muyango Claudine yaba yaratandukanye n'umugabo we Kimenyi Yves. Ariko Muyango ntacyo yigeze avugaho ku byerekeye urugo rwe. N'umugore nawe wahishiriye urugo rwe, niyo mpamvu nawe yaje muri aba bagore b'indwanyi, mu bagore barwanirira ingo zabo, mu bagore badashaka ko hagira ikibi cyaza mu ngo zabo cyangwa ku bagabo babo. Rero nawe yagaragaje ko urugo rwe arukunze kandi agaragaza ko yarurwanirira ntihagire ibyo avana mu rugo ngo abijyane hanze. Ni mu kiganiro aherutse kumvikanamo, aho umunyamakuru yamubajije ku byerekeye amakuru amuvugwaho ko yaba ari umutinganyi. Ni amakuru avugwa hanze aha, ari naho Miss Muyango yavuze ko ibyo bavuga ari ukumubeshyera, abihakana yivuye inyuma, avuga ko atigeze aba umutinganyi kandi nta n'ibiteze kuba adateze kuba umutinganyi. Yaje rero kubazwa ku byerekeye umugabo we Kimenyi Yves ndetse n'umuryango we, avuga ko bakwiriye kumurekera umuryango, bakwiriye kumwubahira ko ari umugore, niba batabashije kumwubahira ko ari umugore ariko bamwubahira umugabo, papa w'umwana we. Ni hanyuma yuko rero hari abari bashatse kwataka umugabo we Kimenyi Yves, bamuvuga nabi, bamuvuga batangiye no kuba bazanamo n'ibitutsi. Niho rero Muyango yagaragaje ko bakwiriye kumurekera umugabo, atanga agasopo ku bantu bose bashaka kumuvugira nabi umugabo.
yavuze ko abashaka guharabika, abashaka kuvuga nabi bavuga nabi Muyango, ariko bakamurekera umugabo, bamurekera umugabo akunda kandi yakunze, kandi papa w'umwana we yubaha cyane. Rero benshi bahise babatiye umugore nawe ni indwanyi, nawe yarwanirira umuryango we, agaragaye nk'umuntu urwanira umuryango we n'urugo rwe, udashaka ko urugo rwe rujya hanze. Nawe rero yumvikanye arwanirira umugabo we, yanga abamuvuga nabi, bone nubwo baba batameranye neza, ariko ntago biha muri muntu wese gufata ijambo ku mugabo we, ariho yahereye abaha gasopo ku bantu bose bashaka kuvuga nabi umugabo we. Reka ducumbikira kuko ukurikiye uko aba bagore bagaragaje ko bari indwanyi, bari inyuma y'abagabo babo, bari inyuma y'imiryango yabo, badashaka uvuga nabi cyangwa uwinjirira imiryango yabo cyangwa abagabo babo, ntago wabona aho usoreza. Wakoze kubana nanjye rero muri iki kiganiro. Njyewe twabanye nitwa Anizi Uwingeneye. Niba uzi abandi bagore b'abastari barwaniriye inkundo zabo cyangwa imiryango yabo, tubwire muri comment. Hanyuma kandi niba uri mushya kuri Aniza TV show, wibuke gukora subscribe, ubundi tujye tubana mu biganiro byose byiza bitambuka hano. Reka rero amuherereye hose mukomeze kugira amahoro n'imigisha, ndabakunda, bye bye.